bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Iyi ni inyigisho ya kane nabageneye, inyigisho zidufasha kugira ngo dukomeze tugendane muri uyu muryango, kandi buri wese nyine afatikanyije na mugenzi we, twese tubashe gutera agatambwe tugana Imana, kandi twubakana nyine umuvandimwe bushyitse, ubuvandimwe bwubakiwe ku ijambo ry'Imana, ubuvandimwe bwubakiye ku rugendo twese dusangira kugira ngo tugere nyine ku Mana. Amasomo y'uyu munsi nk'uko bisanzwe ni amasomo meza adutungura, nyine adufasha no gutekereza nyine kuri uru rugendo rwacu. Mu isomo rya mbere twabonye ukuntu umuhanuzi muri urwo rugendo yagize, Imana yamufashije gukora, yabonye imbaraga z'Imana zimufasha kwakira ubutumwa bwayo. Yabonye ubwiza bw'Imana, hanyuma bimutera guhangayika, ariko Imana ubwayo yaragiye ihita ibikora, ikara ryayo riramusukura. Rimaze kumusukura niko guhita ashira amanga. Igihe hashakwaga uwatumwa, niko kuvuga ati ndi hano ntuma. Twabivugaho iki rero? Twavuga yuko muri ibyo byose unyuramo bikugoye, bigutera guhangayika, byose bifate nk'ikara ry'Imana rishaka kugusukura kugira ngo witabire ubutumwa bwayo. Buri wese atekereze ku ngorane yaba afite, ku ngorane z'uburwayi, ingorane z'ubukene, ingorane z'ubuvandimwe buke ahari. Buri wese atekereze ku byo ahura, ibibazo ashobora guhura nabyo, hanyuma yumve yuko ari iryo kara Imana imwoherereje kugira ngo rimusukure kandi rimutegurire nyine kwakira ubutumwa. Kuko nimba Yezu agarutse akakubwira ati nimba umwumvise ntabwo twategereza ko agaruka, akakubwira se ntume nde, nawe ubashe kuvuga uti ndi hano ntuma. Ni ukwiyizera yuko mu bihe bizaza bitari kure cyane ubutumwa buzongera bugatangira, hanyuma koko tukongera tukajyana mu bantu, mu Imana idutumaho ibyo byiza Yezu Kristo nyine agenda atugenera, akabigenera n'abantu muri rusange. Ariko twemere dusukurwe, kuko nk'abantu turi abanyabyaha koko, kandi no kwemera ko turi abanyabyaha nayo ni ingabire y'Imana. Kenshi wasanga hari wowe ibyaha ubibona mu bandi gusa, cyangwa ukabirebera ku bandi gusa, ariko nawe wumve yuko uri umunyabyaha, ufite iminwa ihumanye. Iryo kara ry'Imana rigomba gusana, rigomba gupirifiya. Hanyuma numva ko uri umunyabyaha, uzabasha no kumva abandi banyabyaha. Hanyuma nubumva, mwese mufatanye kugira ngo mukore urugendo rwo kugarukira Imana, rwo guhindukirira Imana, no kubona agaciro k'ibikorwa byayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'ivanjiri rero iraganisha no ku isomo rya mbere. Murabona ukuntu Yezu yari akikijwe n'abantu, bagenda bagera ku nkombe z'ikiyaga, kugira ngo batamukandagira, aragenda atira ubwato Petero ajyamo, yitarura inkombe gatoya, abigisha ari mu bwato. Ni ibintu byiza cyane. Uzagira amahirwe akajya agakora urugendo nyobokamana mu butaka butagatifu bwo muri Israheli, ibyo byose ni za sene bakunze gusubiramo cyane. Ariko muri iyi vanjiri nakuyemo ibintu bibiri ngira ngo dusangire. Icya mbere, Petero amaze kubona
ko Yezu abagiriye ubuntu bakabona ariya mafi, yahise yumva ko ari umunyabyaha. Natwe rero ibikorwa Imana idukorera ubudahwema mu buzima bwacu bwa buri munsi budutera kumva yuko turi abanyabyaha. Nitwumva ko turi abanyabyaha, tuzabasha guha agaciro ibikorwa Imana idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko ayo mafi yose bafashe ntabwo yabaye impamvu yo kugira ngo bayazirikeho ubuzima bwabo. Petero n'abamufashaga, Yakobo na Yohani, Yezu yarabahamagaye, ako kanya bahita babaduka. Amafi batangariraga byose basiga aho ngaho, hanyuma baragenda bakurikira Yezu. Ngwino guhera ubu ngubu uzaba umurobyi w'abantu. Nimba twakiriye ijwi ry'Imana, nimba twakiriye ubutumwa bw'Imana, tukitaba Imana karame igihe iduhamagaye, nta kabuza n'impano nyinshi zizagenda zitwisukiranyeho urufaya. Twemere rero bariya Petero na bagenzi be batubere urugero. Hanyuma Imana iduha ibikorwa Imana idahwema kudukorera mu buzima bwacu bwose, ntibidutere ntitubyizirikeho ngo usange ntabwo tugitega amatwi Imana. Ahubwo igihe cyose tuyitega amatwi kandi dukere kubaduka kugira ngo tuyitabe, tuyitumikire cyane cyane, kuko nidushinga ubutumwa izakora ibishoboka byose kugira ngo idusukure, ubwo butumwa tubusohoze nta nkomyi. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, mugerageze kuyiganiraho no kuri telefone, mwayiganiraho mu byiciro binyuranye, mu bashakanye, mu bapfakazi, mu biyeguriye Kristo Umwami, mu rubyiruko. Buri wese agahamagara mugenzi we akamubwira ati ese dore jyewe, cyangwa akamwohereza na mesaje. Hari igihe twohereza za mesaje zitagize icyo zimariye abantu, ahubwo twige no kubwira no gusangira ijambo ry'Imana kuri aya matelefone yadutse ubu ngubu. Buri wese abwire mugenzi we, asangire na mugenzi we icyo ijambo ry'Imana ryamufashije. Buri wese yige hamwe na mugenzi we gushaka aya maverse biblique mu ivanjiri. Ntabwo rwose bikwiye ko abandi bo mu yandi madini baturusha kumenyera no kumenya ijambo ry'Imana. Kandi kubabwira ngo mufate ivanjiri, mufate Bibiliya, murebemo ijambo rya buri cyumweru. Kandi no muri Bibiliya y'Ikinyarwanda rwose dufitemo imfashanyigisho zikomeye. Mu mapaje ya nyuma bagenda batwendika aho ayo mapasaje twayasanga muri Bibiliya, hanyuma tugakora umwitozo nyine wo kuyashakamo, hanyuma tukamenyera ijambo ry'Imana cyane cyane, ariko tukareka ijambo ry'Imana rikaduhindura, rikadutera ibyishimo. Kuko nituba abo mu muryango wa Padiri Mawuri batishimye, nta kijambo ry'Imana bizaba ryaratumariye, nta n'icyo umuhamagaro uzaba waratumariye. Twibukiranye rero yuko turi abanyabyaha, ariko abanyabyaha Imana ikomeza kwereka ibikorwa byayo by'akataraboneka. Turi abanyabyaha bagamije kwakira Imana mu buzima bwayo no kwisubiraho. Turi abanyabyaha kandi abo banyabyaha bababariwe muri Yezu Kristo bagahinduka abana b'Imana. Imana iraduhamagara ikadusukura, hanyuma yadusukura ikatwohereza mu butumwa. Kandi ntahandi twohereza mu butumwa atari muri uyu muryango Imana yaguhamagayemo. Dufatanye rero tuwubake kandi tuwusabire kugira ngo buri wese azane itafari rye, hanyuma twubake nyine umuryango, kandi koko umuryango ubereye Imana, ubereye koko na Kiliziya. Nk'uko bisanzwe rero muragenda mushake ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11.
tugendane rero kandi mwese ndabakumbuye kandi mboherereje rwose izi ntashyo z'ijambo ry'Imana. Twese dufatanye kandi dukundane nk'uko nyine Imana ibitwifuza. Ushobora byose rero nabumugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza mwese kandi urugendo rwiza tugana Yezu Kristo.